yatunguwe no gusanga mu irangamimerere bari baranditse ko yapfuye kandi ari muzima. Umutwe w'ikinyamakuru Igihe. Mu irangamimerere bari baranditse ko napfuye ariko ubu ndishimye, ndagenda mvuga ko nari ndiho kandi narapfuye mu irangamimerere. Aya ni amagambo y'umuturage watashye mu Rwanda mu mwaka w'1994 avuye muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Omar Mahina utuye mu Bugesera i Nyamata. Yakomoje kuri ibi kuri uyu wa 7 Kanama 2025 ubwo yari yitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga rya Kigali riri kubera i Gikondo. Yanyuze aho ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyari kiri gutangiriza igikorwa cyo kwandika imyirondoro y'abaturage muri gahunda y'indangamuntu koranabuhanga SSDID. Yavuze ko yari ari gutambuka bisanzwe yumva bari kuvuga ibijyanye no kugenzura imyirondoro y'umuntu ngo azahabwe indangamuntu koranabuhanga, afata icyemezo cyo kuhagana. Yagize ati ntabwo nari mbizi, ahubwo natambukaga ngeze hano numva baravuga ngo bari kumurika indangamuntu z'ikoranabuhanga. Ndavuga nti kwari amahirwe mbonye hafi, aho kugira ngo umuntu azirirwe ku murenge ahagaze, reka dutambuke badufashe. Ahubwo igitangaza kibayemo kuri njye mu irangamimerere ryanjye basanze nari narapfuye. Umukozi wa NIDA aranganirije, ndamushimiye cyane, arambwiye ngo ubu ndakuzuye. Biranshimishije cyane birenze. Yabikosoye arongera arandebera arambwira ati ubu biragaragara ko uriho. Ubu ndishimye rero, ndagenda mvuga ko nari ndiho kandi nari narapfuye mu irangamimerere. Amakuru azaba abitse kuri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga arimo ifoto igaragaza mu maso, ibikumwe by'intoki zose, ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe umuntu yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi be, email na nimero za telefone ku bazifite. Abana bakivuka kugeza ku myaka 5 bazafatwa ifoto igaragaza mu maso, naho abana guhera ku myaka 5 kuzamura bazafata ibipimo ndangamiterere byose. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA, Mukesha Josephine, yavuze ko indangamuntu koranabuhanga ari inzira igana ku gukemura ibibazo byose bigaragara mu makuru abitse mu irangamimerere. Yagize ati nk'uyu munsi hari abantu bafite ko bavutse ku itariki ya 1 Mutarama ku ndangamuntu zabo kandi bafite ibyangombwa bigaragaza igihe nyirizina bavukiye. Icyo tubasaba ni ukutuzanira icyo cyangombwa tukabikosora kugira ngo nuhabwe indangamuntu koranabuhanga izabikosoye. Na nyuma hashobora kuza andi makuru asaba guhindura ibikubiye mu ndangamuntu koranabuhanga ufite, ariko aho bizaba byoroshye kubihindura kuko bizajya bikorerwa muri sisitemu bihite bihinduka no ku ndangamuntu yawe koranabuhanga. Nyuma y'igikorwa cyo kugenzura imyirondoro ya buri muturarwanda, hazakurikiraho igikorwa cyo gutangiza gukoresha iri koranabuhanga nyirizina, aho biteganyijwe ko rizatangira muri Kamena umwaka utaha nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa NIDA Mukesha Josephine. Iyi karita izahabwa abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gito mu gihe bazaba bakeneye serivisi, abimukira n'abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda. Izahabwa n'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga izakemura ibibazo birimo kugendana ikarita yayo no kuba amakuru y'umuntu yabikwaga ahantu hatandukanye. Izafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta ko amakuru y'umuntu bwite azaba yahurijwe ahantu hamwe, kuyageraho bitakigoranye. Ikindi bizafasha nyir'ubwite kwemeza amakuru ye bwite atiriwe yerekana ibindi byangombwa cyangwa izindi nyandiko zemeza amakuru ye bwite. Bizafasha gusabira serivisi aho yaba ari hose igihe icyo ari cyo cyose, bitume n'ikiguzi yatangaga nk'amafaranga y'urugendo, gufotoza impapuro, ajya gushaka iyi serivisi hirya no hino agabanuka.